Nongeye kuguha ikaze kandi nkwifurije gukomeza kubwa neza wowe udahwema gukurikirana ibiganiro by'Uruton TV, ibyishimo umunezero biba ari byo bikuranga. Kuri uyu munsi wa none nkuzaniye umugabo witwa Niyonshuti Yannick cyangwa se wamenyekanye ku izina rya Killaman from zero to hero. Uyu mugabo ni umugabo wanyuze mu bintu byinshi bikomeye cyane, kuva mu buzima bugoye akagera ku buzima yishimira kuri ubu ngubu. Niyonshuti Yannick ni umugabo wamenyekanye cyane muri sinema nyarwanda hano mu Rwanda, aho akina filime zigiye zitandukanye, akaba yitwa izina rya Killaman, akaba aryo abantu benshi bamuziho. Aherutse gukora ubukwe bw'igitangaza, ubukwe buhenze cyane, abantu benshi bakunze bavuga ko ari ubukwe bwiza cyane. Niyonshuti Yannick akaba yatangaje ko buriya bukwe ari ubukwe bwamuhenze cyane, bwamusizemo iyi mvune, bwamutwaye agera kuri miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Avuga ko kuva mu ntangiriro zabo kugeza burangiye bwamutwaye asaga miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Niyonshuti Yannick avuga ko byari bimugoye cyane kuba yamarana n'umugore we imyaka 8 yose batari basezerana, kandi avuga ko yazanye umugore we mu gihe atari afite ubuzima bumeze neza, dore ko yamuzanye afite inote y'ibihumbi 2 byonyine. Kuri ubu ngubu akaba yakoze ubukwe bw'i miliyoni 60 from zero to hero. N'ubukwe koko bugaragara ko bwari buhenze, dore ko kuva ku myambaro kugeza ku bantu bakoze muri serivisi muri ubwo bukwe bigaragara ko ari ibintu byari by'agaciro, byari bihenze cyane, dore ko nko ku myambaro umugore wa Killaman yari yambaye yari imyambaro ihenze, ubona ko ari imyambaro myiza. Abamwambariye amakanzu bari bambaye nabo ubona ko ari imyambaro yari ihenze cyane. Killaman yakoresheje intore masamba uri mu bahenze mu iyo bigeze mu bijyanye no gusohora abageni, akoresha symphony band nayo iri muri bande zihenze mu Rwanda. Akoresha ababyinnyi barimo Titi Brown ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Uyu mugabo Killaman kandi yakoresheje itorero gakondo, aho yakoresheje inganzo ngari kandi naryo rigasusurutsa abari bitabiriye ubwo bukwe. Ubona ko abo bantu bose yakoresheje bagiye batandukanye yabishyuye agata. Killaman kandi avuga ko ari iby'agaciro kuba yarakoze ubukwe bwiza cyane kandi bwamutwaye amafaranga, kuko ari umuntu wavuye kure, yazanye umugore ahereye ku bihumbi 2 byonyine.